Reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nanabaye ikaze mu rukundo rwa TETA na GAEL episode ya 14. Ni episode yatinze kubera ikibazo cya tekinike nagize, gusa ubu ngubu byamaze gukemuka mu gihe kugira mubibone nk'uko byari bisanzwe. Mboniyo kandi no kubashimira ko mwakomeje kwihanganira uku gutinda kw'ino episode. Mbizeza ko ubu ngubu byamaze gukemuka rwose, mugiye kongera kuyikurikirana nk'uko byari bisanzwe. Twibuse cyane rero ubwo bushize duherukana kwasize ubwo TETA yari amaze kwinjira mu cyumba cya Mamariza. Ubwo TETA yasangaga Mamariza na Shyaka rwahanye inkoyoyo, TETA akibona ibiri kuba yahise asakuza cyane maze ahita asohoka yihuta. Mamariza na Shyaka nabo bahita bamusohoka inyuma ataragera hanze. Shyaka ahita amufata ahita afunga. Ubwo Shyaka ahita amaza ati TETA ugiye kubivuga? TETA ati mvuga ibiki se? Njye nta kintu nabonye, reka nigendere. Mamariza ati nta kintu wabonye kandi uvugije induru? TETA ati byose nabibonye ariko simbyitayeho, mureke nigendere. Mamariza ati ugiye hehe se? TETA ahita amubaza ati nese urambuza kugenda? Hari ubwo nyiba hano, nari nazanye mama wa GAEL tuje kureba Liza, rero rwose mureke nigendere maze mubwire twitahire nta kindi. Mamariza ati kugira ngo ugende ni uko uranyemerera ko uzafunga umunwa wawe ntihagire umuntu n'umwe umenya ibingibi rwose ubonye. TETA ati naba simbibwira nde? Ntabyo nzavuga, reka tubifate rwose nkaho ntanabibonye. Ubwo Mamariza ati nugerageza kubivuga wa mukobwa we ibizakubaho uzabyirengere. TETA ati ntabyo nzavuga. Ubwo umwana w'umukobwa ahita afungura urugi maze akagenda. Mamariza akahita asigara abaza Shyaka ati Shyaka nk'ibi ngibi ni ibiki koko? Kandi niwe uba wirukansa umuntu, none dore watumye twibagirwa no gufunga umuryango. Ubu se koko iyo umugabo wanjye aza cyangwa Liza akaba ari uza, ubu se TETA we nakizera yuko atazabivuga? Shyaka ati ashobora kutabibwira abandi ariko nyine akabibwira GAEL. Mamariza ati GAEL nabimenya arahita ajya kubibwira papa Liza, kandi waramutse bimenye yahita anyica pe. Nahita nsezera kuri ino si y'abazima kuko sinabona icyo nsobanura gituma muca inyuma. Ubwo Shyaka aramusubiza ati nta foto nta cyabaye wana, hari ubwo yadufotoye se? Mamariza ati ibyo ngibyo se nabyitwaza kandi cya gihe yaranasanze uri kumubera. Ubwo Shyaka ati kandi koko none se tubigenze gute? Mamariza ati simbizi pe, ntabwo twakizera TETA kubera yuko rwose nta kabuza arabibwira GAEL, kandi GAEL ni inshuti na papa Liza, byanga bikunda ntabwo yabimuhisha. Shyaka we iri ngiri rwose ni iherezo ry'ubuzima bwanjye pe, umva ko nigenje noneho uyu munsi sindawurenza pe. Shyaka ati urabura kureka ngo dushake igisubizo ugakomeza kuvuga ayo magambo? Mamariza ati none se igisubizo ni ikihe? Ubwo Shyaka ati ndimo ndatekereza, nawe nyine mfasha dutekereze. Mamariza ati reka nyine TETA tumwice. Nyagasani. Shyaka ati ngo iki? Twica umuntu kubera ko yatubonye gusa? Mamariza ati ariko guza ibizakurikiraho papa Liza namenye ukuri arahita atandukana nanjye n'abana bose banyange ngo naciye papa wabo inyuma, maze tugabane imitungo yose ariko singire icyo mbona kuko n'ubundi imitungo yose yajya yandika ku bana. Ubwo Shyaka ati ngo iki? Nta mitungo si banditseho, byose biri ku bana? Mamariza ati twabitekerejeho kera, nuko nyine aba ariko tubikora. Buri mwana wese twamwanditseho nyine ibintu bye ku buryo dutandukanye cyangwa se tugapfa nta kibazo cy'imitungo cyabaho, kuko nyine biri ku bana. Rero nyine urumva yuko naba nsigaye hanze noneho nta n'umuryango ngira. We none uzi ikintu yagukorera? Yagufungisha ukazaheramo ukazavamo ushaje. Umva rero nkubwire, ibyo ngibyo nibyo bibazo bidutegereje wa musore we. Ubwo Shyaka aramubaza ati nese ubu igisubizo nta kindi ni ukwica TETA gusa? Mamariza ati cyane rwose ntabwo binshimishije, ariko nyine nanone aho guhomba umuryango wanjye TETA nyine yaba igitambo kubera yuko yabonye ibintu atagombaga kubona, kandi rwose ndabizi ntabwo yabasha gufunga umunwa we, rero agomba gupfa kandi rwose bitarenze uyu munsi, kuko ntabwo tugomba gutuma abonana na GAEL. Shyaka ati ngo uyu munsi? Mamariza ati kano kanya ahubwo, kuko ubu ngubu rigagiye kwita ataha maze ahita abibwira GAEL, rero agomba gupfa mbere yuko nyine bahura, kandi gira vuba nyine ubishyire mu bikorwa. Shyaka ati ndumva mbabaye, umukobwa mwiza kuriya kuko agiye gupfa, ubu se GAEL azakira kuko ako gahinda? Mamariza ati wiza n'iby'amarangamutima Shyaka, TETA nagaruta abahungu banjye n'abakobwa banjye n'umugabo wanjye di, kandi abeza bavuka buri munsi, n'undi umeze nka TETA azavuka. Shyaka ati nese ubwo kuko arapfa gute? Mamariza ati urupfu rwihuse nyine rwashoboka aka kanya ni ukuba twamugonga,
ubwo Shyaka ati mana we, ubwo buribwe kuko mabuja ni ukuri mbabara Teta rwose tumureke, nashaka bivuge rwose ngiye bazamfunge, ariko napfi kubera twebwe pe, n'ubundi rega ibyo twakoraga si byo, reka nyine twemere ko umunsi wacu wa 40 wageze basi, ariko rwose nitwice Teta. Mama Liza ati ndakwiyamye wa musore we, ndakwiyamye kwanza kanze nshaka umuntu ubikora, kandi izo mpuhwe zawe uzazingabanye kubera yuko rwose niba udatinya kujya muri gereza ye ntinya kubura umuryango wanjye. Nyagasani ubwo Shyaka ati ariko na Teta nyine afite umuryango n'umukunzi. Mama Liza ati Shyaka mbabarira, ntunzamurire isukari wa musore we, kandi bino bintu nibipfa urabizira, kuko ndumva ufite impuhwe cyane pe, nako ukomeza uguma ahangaha aho nkureba utaza kunyicira imipangu. Imana imbabarire, ariko sinyeneye kuzaba rwose umugore wanzwe n'umugabo n'abana kubera guca inyuma. Teta nawe rero mbabarire, ndetse kandi na GAEL mbabarire, reka nshaka umushoferi utwara cya gikamyo cyitwa hoho, kuko niyo igonga umuntu maze agashwanyagurika ku buryo nakagufwa na kamwe gasigara akahita bifu. Nyagasani Mama Liza ubwo ahita afata telefone maze agahamagara. Teta nawe afata Mama GAEL maze baragenda ngo batahe. Tugarutse ku rundi ruhande, muribuka yuko ubushize twasize ubwo Liza yaramaze gutera icyuma Chantal mu nda. GAEL ubwo akibibona yahise atungurwa cyane maze ahita yikanga, nuko ati ariko se Liza warasaze ukoze ibiki? Liza asubiza GAEL ati nkoze ibyo nagombaga gukora, kandi reka tuve hano vuba bataratubona. Ubwo Liza ahita afata GAEL ukuboko maze barasohoka. Bageze hanze GAEL ahita amwirekuza maze ati ibi ngibi babyivanzemo gute koko Liza? Liza ati nari mbizi yuko bitaraza kukorohera maze mpitamo kuza kugira ngo ngufashe. GAEL ati ubu se umfashije iki? Gushaka kwica umuntu koko nibyo uri kuvuga ngo wamfashije? Liza ati iyo namutera icyuma ntabwo yari kuzaguha amahoro, uriya mugore ndamuzi. Ubundi se weho icyuma wari ukizanye kugira ngo ukimaze iki? Si washakaga kukimutera? GAEL ati ntabwo ari byo nashakaga, ngiye nari ndimo kumukanga gusa, kandi nyine twari twabyumvikanyeho ko agiye kureka kungendaho, ariko weho uyisuze ubyivangamo, none reba ukuntu umugizi. Ubu se uragira ngo tugende tumusize kuri yameze? Liza ati none se uragira ngo bigende gute? Urumva se umufitiye impuhwe n'ukuntu yagutesheje umutwe? GAEL ati wivanga ibintu, kuba yaranesheje umutwe ntabwo bisobanuye ko akwiye gupfa, noneho umuteye icyuma nka kuriya. Ikindi kandi rwose wishaka kwivanga muri bino bintu rwose byanjye, kuko ntabwo bikureba. Ubwo Liza ati ese ubwo uzakomeza kunyitwaraho gutya kuko kugeza ryari GAEL? Kuki urinda shima? Ntacyo nagukoreye n'ubu ngubu rwose nemeye nzanga kugira ngo ngufashe, turebe ko wava mu bibazo wari urimo biguhangayikishije, ariko ntabyo witayeho. Ngambwira ni ikihe kibazo wagize ngo Teta agufashe? Buri gihe sinjye kugufasha. Ubu ngubu Teta ntabwo yiryamiye se ameze neza, ariko njye nirengagije ibindi byose nza kugufasha. Niko GAEL, ni kuki utumva koko? Nyagasani ubwo Liza afata GAEL mu biganza maze ati ni ukuri GAEL ndagukunda pe. GAEL ati wamaze. Ahita amwirekuza maze ati unkunda ntabwo wanyifuriza kubabara wa mukobwa we. Liza ati ntabwo ariko njya mbikwifuriza rwose GAEL. GAEL ati ngo iki? Gushaka kunandukanya na Teta se si ukunyifuriza kubabara? Nawe se kumubabazara nabwo si ukunyifuriza kubabara? Warangiza ngo ntabwo binyifuriza? Uwo ukunda umurinda kubabara, ntabwo umutera rwose bimubabaza. Urwo rukundo rwawe rero rudaha agaciro rw'abandi ngo runemere amahitamo yakozwe, ndakubwiza ukuri ko ntacyo rumaze. Niba uzi ubwenge rwose ndeka wa mukobwa kubera ko sineze rwose kureka Teta kubera wowe, kandi ndakubwiza ukuri uzarwana uruhe, kuko kudutandukanya byo rwose ntabwo bizapfa kugushobokera. Ikiza nuko rero wakigendera. Nyagasani ubwo Liza yahise agenda ababaye cyane arimo kurira. Liza amaze kugenda nta kindi GAEL yakoze, ahita asubira mu nzu aho Chantal ari. Umusore ubwo aramureba aramwitegereza cyane, nuko Chantal ati GAEL ndakwinginze basi rwose mfasha ngere kwa muganga, ndabizi yuko ufata nk'umuntu mubi, ariko sinkwiye gupfa pe. Mbabarira nukuri umfashe sinzongera kukubangamira. Bikore nk'uko wabikorera umubyeyi wawe, kandi rwose ntugire ikibazo, ntabwo barabigushinja, ahubwo ndavuga yuko ari abajura banteye. GAEL ati wivuga menshi ntabyumvise. Ubwo GAEL nta kindi yakoze, yaramufashije maze ahita amujyana kwa muganga. Nta kintu kibabaza mu buzima
kanashingura umutima nko gukunda n'ukundwe nko gukunda n'ukundwe. Tugarutse kuri Vikari we mu rugo ari gufata akayaga areba no muri telefone, agiye kubona akabona Tona arinjiye mu gipangu, nuko Vika ati Tona urakora iki hano? Tona ati nyine Viki, nje kukubaza niba warandetse burundu kuko nyine ngiye maze kurambirwa pe, ndaguhamagara ntago unyitaba, nakwandikira ntunsubize, ubundi nuko wakabaye ko kunyitwaraho. Ubwo Vika ati nje nta kintu navugana nawe mu gihe utarakemura ibibazo dufitanye. Tona ati ibibazo sinzabikemura gute kudashaka kumbabarira? Vika ati ariko singiye kukubwira uko wakemura ibibazo, ahubwo wowe ukwiye gutekereza nyine ukamenya uko wabikemura kugira ngo nyine nkubabarire. Tona ati nese icyo gukora ni igiki? Njyewe numva namenya gute icyo ushaka yuko nkora? Vika aramusubiza ati aho niho ubwenge bwawe rero bubera bukeya. Niba utashobora gutekereza amakosa wakoze ngo unatekereze icyo wakora kugira ngo nyine ubabarirwe, urumva naba mvugana iki nawe koko? Tona aramubaza ati ese utiriwe ungora kuko ntago wambabarira? Ndabizi narakosheje yego, ariko ntago byatuma undeka burundu, basi nyine amahirwe ya nyuma. Vika ati oya Tona, ntago nshobora kuba nakubabarira utarakora ikintu nshaka, kandi ugomba kugikora nta muntu ubikubwiye. Tona ati ariko ubundi wigeze unkunda wowe? Vika ati ibyo ngibyo nawe urabizi neza. Tona ati oya Viki, ntago wankundaga kuko ntago uba uri kunyitwaraho gutya rwose iyo warankundaga. Vika ati wese warankundaga? Tona ati yego. Vika aramubaza ati umuntu ukunda se uramubeshya bigeze hariya? Tona ati erega biterwa n'igihari, hari igihe nyine ukora ikosa ubizi neza yuko rwose ari ikosa rizagukoraho cyangwa se rikagukururira ingaruka, ariko nyine ukemera ukarikora kugira ngo nyine utabura ukunda. Vika ati wankundaga se kuruta uko wakundaga mama wawe? Tona ati oya. Ubwo Vika aramubaza ati hanyuma se ko wemeye yuko apfa kugira ngo utambura? Tona ati ntago ngenda ninzi yuko ari bupfe, kandi rwose iyo mbimenya ntago nari kubikora. Erega Viki, ibyabaye byose ngenda byicuza kandi nyumva pe. Vika ati ndakumva Tona, ariko atarakomeza Tona muca mu ijambo ati ariko ntago bishoboka yuko wambabarira. Vika ati ibyo ngibyo niwe ubivuze ariko. Tona aramubaza ati sibyo se wari ugiye kuvuga? Erega ndabizi ntago ukinkunda ahubwo ukunda TETA. Vika ati ibyo se kandi wabikuye hehe? Tona aramubaza ati hari icyo se mutatweretse? Tukimara gutandukana nta nubwo wategereje icyumweru kimwe, ahubwo bwakiye aza hano muririrwana umunsi wose mugera no ku rwego musomana. Uramukunda ndabizi rwose, nushaka kubyemererega. Vika ati mbaye mukunda se ubundi byaba bitwaye iki? Tona ati nta kibazo rwose Viki, mukunde kuko nawe aragukunda n'amafaranga yawe arayakunda, ariko sinzatuma umubona, kandi nihagira ikizambaho umenye yuko uzabibazwa. Yagasana ubwo Tona ahita agenda. Vika akimara kubona Tona agiye araturika agaseka maze ati genda Tona urasetsa koko. Ubwo Tona yaragiye ababaye cyane, maze mu kugera mu nzira ahura na Liza. Tona ati Liza uvuye hehe? Liza ati wese uvuye hehe? Tona ati mvuye kureba Viki. Liza ati nanjye mvuye kureba GAEL. Ubwo Tona ati ariko bisa nkaho ibibazo dufite ari bimwe. Ubwo Liza ati we byaye biroroshye Tona, icyo usabwa ni ugukomeza kuba hafi Viki kugira ngo akubabarire, kandi humura rwose azakubabarira, niyo byasaba igihe kinini ariko azakubabarira. Tona ati Viki ntago nkunda Liza, yikundira TETA. Liza ati ngo iki? Bishoboka gute se byaje ryari byo ngibyo? Tona ati simbizi, gusa nyine narabimbwiye ko yikundira TETA. Liza ati wibeshyera Viki genda. Ngo avuze ngo iki? Tona ati namubajije ngo ukunda TETA, maze umusore arambwira ngo mukunda se byaba bitwaye iki? Ubwo se hari icyo utari kumva? Liza ati ibyo ngibyo ntabwo bisobanuye ko amukunda, ariko nyine nanone aramukunda, kuko ngiye sinumva ukuntu nyine bitigeze bimugora kukwikuramo ku buryo mushwana maze bugacya ameze neza. Ngiye no gusinzira ni ikibazo, ariko we akora icyo ashaka, akarya akanywa, ameze neza rwose nta kibazo, nta nubwo yibuka yuko twanakundanye. Liza ati kura y'amaso nyine
ubwo byararangiye yikundira Teta. Tona ati reka sinshobora kureka Vicky. Niba mama yarapfuye kubera we, urumva hagize undi muntu upfa kuko hari icyo byaba bitwaye. Sinzi nyine niba ubwenge bwanjye burimo burakora neza, gusa ndimo gutekereza nyine kuba nakora ikintu kitari cyiza. Liza ati iki se kandi ugiye gukora? Mbwira nyine numve ko naguha ibitekerezo kugira ngo bikugendekere neza kurushaho. Tona ati nyine nshobora kuba nabivuga nyine ukagira ngo nasaze, gusa ndumva ntazigera nishima ndi kubona Teta rwose hafi yanjye. Nyagasani ubwo Liza ati ubundi se wakishima gute nyine? Umuntu washatse kuba yagutwarira umukunzi kuko urumva wamwishimira? Tona ati ariko nyine hari ikintu ntajya nsobanukirwa pe. Ubundi byagenze gute kugira ngo Vicky na Teta birirwana umunsi wose banasomane? Ubundi ko byabaye kuki GAEL we yemeye gusubirana na Teta? Ubwo Liza abwira Tona ati rega we nta makuru ufite, Teta ni mubi cyane buri uko umubona. Teta nyine yabonye yuko Vicky afite amafaranga ahitamo kumwizirikaho, nibwo yahisemo kujya kwirirwa kwa Vicky, maze Vicky nawe twizeraga kwihangana no kwifata biramunanira, aba aribwo dusanga bari gusomana. GAEL nawe rero dore ko yasajijwe n'urukundo ntabwo yabyitayeho, yakomeje gukunda Teta. Gusa nyine ukuri nuko Vicky akunda Teta na Teta kandi agakunda amafaranga ya Vicky. Gusa ariko nyine ibingibi twabihagarika kuko Teta niwe kibazo dufite muri ino situwasiyo. Tona ati uracyashaka GAEL se? Liza ati nirirwa niruka inyuma ya GAEL none ngo ndacyamushaka, ndamushaka ndetse cyane rwose. Tona ati reka rero twigezeyo Teta nta kibazo tumwice. Nyagasani Liza ati ako gatekerezo rwose niko pe, ahubwo mbwira ngo tubikore mu buhe buryo rero? Ubwo Tona ati rwose nge nta gitekerezo mfite cy'ukuntu twabikora pe. Ubwo Liza ati ntacyo, reka twishyure umuntu amugonge. Tona ati amugonge se apfe? Ntabwo ushaka yuko nyine Teta apfa. Ubwo Liza ati erega nanjye ntabwo ushaka yuko apfa, ahubwo nyine nshaka yuko acika nk'amaguru maze akajya agendera mu kagare. Kandi nyine urabyumva, amaze gucika amaguru GAEL na Vicky ntabwo bazongera kumureba kubera ko nta muntu nyine wajya gukunda umukobwa utagira amaguru asize abakobwa bafite amaguru. Tona ati ako kantu rata niko, ubundi rata Liza ni wewe wanjye uzi gutekereza kabisa. Liza ati buriya gupfa si ngombwa rega, ahubwo nyine abagomba gukomeza nyine akabaho kugira ngo ajye abona ibintu bimubabaza. Iyo umuntu apfuye rega biba birangiye, kandi uriya tugomba kumubabaza iteka ryose. Ahubwo se Tona, gahunda tuyishyire mu bikorwa? Tona ati kano kanya se? Liza ati cyane rwose kano kanya, tugomba kurara tubonye Teta yacitse amaguru. Tona ubwo ahita aseka maze ati mbega ibintu rwose biraba bisekeje, ese ubwo adacitse amaguru we? Ubwo Liza ati Tona iturize wowe, ndakwereka uko ibintu bikorwa. Ubwo amasaha yaciyeho, maze ubwo tugaruka kuri Teta ari mu muhanda ari kumwe na mama GAEL, agenda amutembereza amusobanurira duke yamaze kumenya. Ubwo Teta yagiye kubona GAEL araje. GAEL ati nizere ko natinze kuza. Teta ati gutinda gusa se ahubwo uza ahantu hose twazengurutse dutegereje yuko uza. Mama GAEL ati Teta aranembereje rero anyereka ibintu byinshi ntarinzi. Teta wakoze rwose. GAEL ati noneho mama sinzi rwose ahantu uko yagatima ko kumushimira. Mama GAEL ati rega simwanga, nuko nyine hari igihe mba numva ntazi ukuntu mbaye. Rimwe numva nshaka yuko Liza azambera umukazana kuko nyine ari umukobwa wo mu bakire. Ikindi gihe kandi mwumva rwose ibyana byo mu bakire ari ibigome cyane, mwumva nyine Teta ari wambera umukazana. GAEL ati mama rero uriya mukobwa Liza ntukamutekereze kuko uriya mukobwa rwose Liza no mu nzozi zanjye mbi sinanamurota. Uriya ni mubi cyane we ntabwo umuzi mama. Teta ngambwira nyine icyo washakaga kumbwira. Ubwo Teta ati nyine GAEL ibyo nshaka kuba nakubwira sinshaka yuko mama wawe abyumva. GAEL ati ngo iki? Ibyo si ubwo ni ibyo udashaka yuko mama yumva? Teta ati nta birenze, ariko nyine ndumva bitaba ari ibintu byiza byumvise kuba ariko si ibintu byiza. Mama nyine ntugire ngo ni ukuguhisha, gusa nyine hari ibintu wakumva rwose niba ari byiza kuri wowe. Ubwo mama GAEL ati ibyo bintu bitari byiza rwose nge sinkeneye kubyumva pe, reka mbe nigiye hirya muganire nta kibazo. Mama GAEL ubwo yegeyeyo
maze Gael ati mama nurenga aho ngo tutakubura. Mama Gael ati muvuge vuba singenda yewe. Ubwo Gael ati teta nicyo ushaka kumbwira, ariko nyine nanjye aricyo nshaka kuba nakubwira. Teta ati banza umbwire. Gael ati oya we banza umbwire. Teta ati nyine nabonye ibintu bitari byiza rwose Gael. Urebye ntago nyine bitureba kuko nta kintu byatwangizaho, ariko si byiza rwose ngiye byanambabaje. Gael ati nibiki se wabonye? Teta ati bambwiye ngo simbivuge. Gael ati ntugire undi muntu bibwira nta kibazo, ariko ngiye rwose ugomba kubimbwira kubera yuko nta kintu ugomba kumisha. Teta ati nyine Gael nsezeranya yuko utazigera ubivuga. Gael ati subwa ibyo bintu koko ni ibiki? Ndumva ngiye bitari seriye pe. Teta ati nyine ni ibintu bikomeye cyane rwose ku buryo yagize undi muntu bimenya byagira ingaruka ku bantu benshi, maze bigateza ikibazo mu muryango w'abandi ugasanga nyine urasenyutse kubera kuvugaguzwa kwanjye. Nyagasani Gael ati humura ntago nabivuge rega nyizera ubimbwire. Ubwo Teta ati nyine Gael kare nabonye atarabivuga yagiye kubonabona mama Gael ari kwambuka umuhanda, maze Teta ati nese mama wawe ko agiye Gael? Ubwo nta kindi Teta yakoze, umukobwa yarihuse cyane ngo ajye gufata mama Gael, yambuka umuhanda atarebye maze imodoka iti mwana irimujugunya hakurya. Gael akibona Teta bamugonza arikanga cyane, mama Gael nawe arikanga n'abarongo bose barasakuza. Ubwo imodoka yari imugonze kandi nayo iti ikomeza irigendera. Nyagasani ubwo haciyeho nk'amasaha 3 tugaruka kwa muganga bakomeje kumwitaho uko bashoboye. Ubwo kandi Gael na mama we bari bari aho ngaho, mama Liza na papa Liza kandi ubwo nabo bari baje, tutibagiwe Liza na Tona nabo bari bari aho ngaho. Ubwo papa Liza ahita avuga ati ariko njyari ibintu rwose ngiyemo ntari kumva neza. Umuntu abyuka ari muzima mu kandi kanya ukumva ngo arapfuye. Mama Liza ati nikerega ubuzima bumeze. Mu kanya Teta yarari mu rugo, ariko ndebere rwose ubu ngubu ngo ari mu bitaro. Papa Liza ati ese byagenze gute Gael? Gael ati nyine twari turi kuganira, ahindukiye abona mama ari kwambuka umuhanda ahita yirukanka amusanga kugira ngo amwambutse. Ubwo rero Teta yambutse atarebye yuko imodoka yaje, maze nyine ihita imugonga. Nanjye rwose ntago nzi ukuntu byabaye kubera yuko byabaye nyine mu kanya nk'ako guhumbya. Papa Liza ati nese imodoka ya mugonzi iri hehe? Gael ati ntawamenya ahantu yaciye rwose yese yikomereza. Ubwo mama Gael ati gusa ariko ngiye iriya modoka ya mugonzi rwose nayibonye kuva kare twagera mu muhanda, wagira ngo arimo gukurikirana aho tujya hose. Ibonye agiye mu muhanda maze ihita imugonga. Nyagasani ubwo ako kanya Liza na Tona bahise barebana maze Liza ati ariko imodoka zirasa. Ubwo mama Gael ati ntawamenya, ariko nyine Imana imufashe rwose kuko byose ni ukubera ngiye n'amatwi y'abakecuru yumva nabi. Bambwiye ngo magarare hamwe, nuko njya kwambuka umuhanda bituma Teta aza ankurikiye ngo amfate, birangira ari we bagonze. Mama Liza ahita avuga ati wikishyiraho amakosa rwose mama Gael, buriya nyine niko Imana yabishatse kandi humura araza kumera neza, nizere ko atakomeretse cyane. Gael ati urabivuga se ubwo urabizi? Ahubwo ngo yanaviriyemo imbere. Mama Liza ati nukuri Imana imurengere pe. Ubwo ahita yivugisha mu mutima ati iriya manuka yagombaga kuba cyangwa ahubwo n'undi wayiteguye. Ubu se ninde wundi waba yashatse kumwica koko? Ubwo tunahita afata Liza maze begera hirya, nuko ati kutaba amakuru ari kuri Liza, amaguru ye yacitse cyangwa ntabwo yacitse. Ubwo Liza ati Imana ntutumense kabandi barimo kurira, amaguru ntabwo yacitse ariko ibyo ari byo byose nyine byabaye nta ribi, kandi nyine ndizera yuko biratuma mbona Gael nawe ukabona Vicky. Tona ati gute se? Byibuze se amagufwa yavunitse ntago azongera kugenda. Ubwo Liza asubiza Tona ati erega nyine ibibazo by'ubuzima byatuma umuntu areka undi ni byinshi, rero nyine hama hamwe tumenye ngo ni ibiki. Gusa nyine Tona urimo kugaragaza ibyishimo byinshi ku maso, rero byaba byiza rwose uramutse urakayemo pe. Ubwo Tona ahubwo kugira ngo arakare araturika agaseka cyane maze abantu barango bose bakahita bumirwa baramureba. Liza ati ngandebera nawe pe, uzi ko watuma badukeka, kandi wumvise ko mama wa Gael yamaze umwanya munini abona ya modoka. Gerageza rero urakare. Nyagasani ubwo ako kanya Dr ahita asohoka maze ati umuntu wanyameze neza rwose mwajya kumureba niba mubishaka. Mu kanya
ndabazana rwose ibisubizo byavuye mu bizamini bye byose twamukoreye. Dogiteri ahita agenda maze bose binjiramo imbere. Teta kandi ubwo abasinziriye. Ubwo mama Liza ati abantu beza nibo bapfa koko. Nka Teta koko yarazize iki? Liza ati gusa nyine kiza nuko ameze neza nubwo ari hano ariko byibuze aracyahumeka. Gael yaramurebye maze ahita areba na Tona. Nuko ahita babaza ati hanyuma se mwebwe mwamenye gute yuko Teta yakoze agisida ko ntigeze mbibabwira? Maze ubwo Tona ati ere gutebagirwa yuko turi imangage na Teta imitima yacu irakorana cyane ku buryo iyo umwe agize ikibazo mpita mbyumva. Rero nabyumvisemo maze mpita mpamagara Liza arambwira. Gael ahita abaza Liza ati hanyuma se we Liza ninde akubwiye yuko Teta akoze impanuka? Liza ati ni mama wabimbwiye. Ubwo bahita binyuraguranamo mama Liza ati ngo iki nge nabikubwiye? Ubwo Liza ati mama ntago ari wamamagaye ukabimbwira mu kanya? Mama Liza ati ndabyibutse kuko ninjye wabimubwiye di. Ubwo nyine nawe nibwo yahise ubibwira Tona. Mama Liza ubwo atatekereza impamvu Liza yaba abeshye. Nuko maze papa Liza akareba Tona maze aramubaza ati ni kwa mukobwa we niwe wakoze amahano? Tona ati amahano se bwoko ki? Papa Liza ati si wowe wihakanye nyoko sha? Tona ati byararangiye. Papa Liza ati yego byararangiye ariko ingaruka zabyo ntabwo zizarangira. Bishobora kuba byatinda ariko rwose hari igihano Imana yaguteganyirije. Nta wamenya wenda ushobora kuzaba nk'impumyi cyangwa se ugacika amaguru wa mukobwa we. Nyagasani ubwo Tona ahita yibuka ko na Teta yabimubwiyeho. Maze ubwo Tona ati ndumvirega mutazarekera kunyifuriza ibintu bibi. Papa Liza ati simbikwifurije ahubwo nabikubwiraga nyine kuko wakoze ibintu rwose bikomeye kandi bidakorwa. Niko Liza voye uhagarare hano iruhande rwanjye sinshaka kukubanana n'uwo mukobwa muri kumwe. Ubwo Liza ahita aza maze akegera papa we. Tona agasigaraho ngo wenyine. Ako kanya Dogiteri ahita azana impapuro mu ntoki nuko ati ababyeyi be ni abahe? Papa Liza ati ababyeyi be turahari. Dogiteri ahita amwereza impapuro maze ati Teta rero ameze neza, ibyo twagombaga gukora twabikoze, icyo mukeneye kumenya cyose ku buzima bwe rero cyose kiraho ngo kuri izo mpapuro. Papa Liza ati ntago ariko ndimo nasobanukirwa neza muga, wadusobanurira? Dogiteri ati nta kibazo. Ese Teta afite umugabo? Papa Liza ati afite umukunzi. Dogiteri ati umukunzi we ni uwuhe? Gael ati ni njyewe. Ubwo Dogiteri ati siba nshaka kwinjira mu bibazo by'abantu n'ubuzima babanyemo cyangwa se uko babanye ndetse n'ikigero cy'urukundo bakunda nabo ubwabo, ariko niba ntacyo bigutwaye rwose nakubaza ubundi nyine nkabona kubabwira. Gael ati yego nta kibazo mbaza muga. Dogiteri ati nese ukunda uyu mukobwa? Gael ati cyane rwose ndamukunda. Dogiteri ati wa musore we rero ubu ngubu rwose wowe wita umukunzi wawe nibwo agukeneye cyane. Ndabizi ntabwo byoroshye kubera ko kwihangana gutya bishobora rwose abantu bakeya cyane, ariko nzi ko urukundo rwihanganira buri kimwe. Sinshaka kuvuga ibintu byinshi kuko afite n'abandi bantu ngiye kwitaho, ariko munyihanganire ku makuru mabi ngiye kubabwira. Ayo makuru mabi ngiye kubabwira rero ni uko umukobwa wanyu Teta atazigera abyara. Nyagasani bose bahita bikanga. Muganga ati mwihangane kubw'ibyo ngibyo. Gael disi ubwo yahise ugira agahinda kenshi ati oya ntabwo rwose bishoboka muga, ntabwo ari byo pe, ubanza numvise nabi pe. Ubwo kuko mwarebye neza muga, ni ukuri mwibeshya ahubwo mwebwe. Papa Liza ati Dogita mwarebye neza? Dogiteri ati yego twasuzumye neza, turongera ndetse turanasuzuma neza maze tubona Teta ntabwo azigera abyara. Nyagasani ubwo Teta yari yakangutse arimo kubyumva maze umukobwa yahita turikararira. Abandi nabo bari aho ngo bose babuze ikintu barenzaho. Ubwo muri ako kanya Gael ahita asohoka atavuze. Uratekereza Gael ashobora kugumana na Teta kandi abizi neza yuko atabyara? Aya si yaba ariyo mahirwe ya Liza yo kwigarurira Gael noneho byeruye? Udacikwa n'ibice bikurikira by'ino nkuru aho tugiye kumenya ibigiye gukurikiraho. Wibuke kandi kuduha ibitekerezo byawe muri comment utubwira ukuntu uri kubyumva. Njye mukomeje kubana kuri mikoro nitwa Samu. Make sure subscribe. I love you all guys. Thank you. Ngokukunda nukundwe